Nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze inshuti mwese bakunzi mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje gusoza umwaka wa 2023 mwishimye. Ndetse n'abatishimye ndabasaba kwihangana kandi mbifuriza no kuzahirwa mu mwaka wa 2024. Uyu mwaka ushobora kuba utaragenze neza turangije, ariko ndakubwiza ukuri dear friend, icyambere ni ukwizera kandi ugasenga, kandi ndizera ko umwaka wa 2024 uzagenda neza. Mwese rero aho muherereye hose mu mpande zose zigize isi, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Ariko nubwo turi kuvuga ibyo byose, nubwo nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024, hari abadasoje uyu mwaka. Rwose twanababwira ngo baruhukire mu mahoro. Mu by'ukuri twese tuba dufite urugendo kuri iyi si, kandi buri wese aba afite uko azabaho n'igihe cye azamara kuri iyi si. Rero uyu munsi wa none ku itariki ya 30, hari amakuru ababaje cyane y'abantu batabashije kuba basoza uyu mwaka wa 2023 ari bazima. Rero ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka iteye ubwoba. Ndakeka ntabwo ari impanuka imwe, ni impanuka zigera muri 3. Impanuka ya mbere ni imodoka yagonganye n'indi, indi mpanuka ya kabiri ni impanuka nanone y'imodoka yagonganye n'indi, ndetse impanuka ya gatatu ni umutandiboyi wahubutse cyangwa se wamanutse ku modoka yikubita hasi ahita yitaba Imana. Rero izo mpanuka zose mbabwiye ari nazo tuje kuba tugarukaho muri aya makuru yo kuri uyu munsi wa none. Ni impanuka zose zabereye mu karere kamwe, akarere ka Kamonyi. Ni impanuka zaguyemo abantu 6. Abantu 6 bose bahasize ubuzima. Ni ibintu bibabaje cyane, ndakubwiza ukuri dear friend. Niba ugira umutima woroshye ndagusaba kuza kwihangana, kuko mu by'ukuri ubuzima tuba tubayeho niko biba bimeze. Uyu munsi uri muzima, ejo ukitaba Imana, kuko twese ni urugendo. Rero banza unyemerere nkwibutse urebe munsi gatoya, urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho. Urahita ubona niyo nzogera iri ku ruhande, nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazagicikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Rero aya makuru dufite kuri uyu munsi wa none, ni munyemerere tubanze tuyahere aha hantu. Ni ukuvuga ngo ubundi impanuka ntago twavuga yuko umuntu aba atayiteguye. Rwose ni ibintu nyine bibaho kubw'impanuka, umuntu akaba yahita yitaba Imana. Burya barya bavuga ngo ubundi atari ayawe ntago akurara ku mubiri. Rero ikintu cyo nababwira, reka njye mbabwire mu by'ukuri, mu byo dukora byose, cyangwa se mu nzira tuba tugenda tunyuramo zose umunsi ku wundi, tujye tugerageza, niba hari ikintu uri gukora ugerageze ubane n'abandi neza, kuko hari igihe saha ni saha ubundi uba wagenda. Dear friend, jewe rero reka ndeke kurondogora, cyangwa se reka ndeke kuvuga ibintu byinshi, hanyuma mbanze mbibwirire aya makuru, mbanze mbabwire uko byagenze, hanyuma wenda ibindi twaza kuza kuba tubigarukaho nyuma. Rero wakomeje kugenda ubona hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byandika iyi mpanuka, cyangwa se izi mpanuka 3 zabereye mu karere ka Kamonyi. Rero inyinshi zagiye zigarukwaho cyane ni izi ngizi 2 z'izi modoka zagiye zigongana. Indi y'umugabo wahubutse, cyangwa se umutandiboyi wahubutse ku modoka, ntago ziri kugenda zigarukaho cyane cyane. Iyi mpanuka y'uyu mutandiboyi wahubutse ku modoka yo iri kuba yavugwaho mu gihe bari kuvuga zino 2. Rero Kamonyi, impanuka 2 zapfiriyemo abantu 6. Impanuka 2 zabaye mu karere ka Kamonyi mu ijoro ryakeye. Ni ukuvuga ngo impanuka ya mbere yabaye mu ijoro ryakeye rishyira kuri uyu wa 6, naho iyindi iba mu gitondo cyo kuri uyu wa 6 ku itariki 30 Ukuboza 2023. Rero izo mpanuka zose zaguyemo abantu 6, abandi barakomereka cyane. Ni impanuka rero zabereye mu mirenge itandukanye, kuko imwe yabereye mu murenge wa Runda ahazwi nko ku Ruyenzi, hano nyine mu karere ka Kamonyi.
aho nyine ikamyo ebyiri zavaga mu ntara y'amajyepfo ziri kwerekeza mu mujyi wa Kigali ziri mu cyerekezo kimwe, ubwo ndavuga nyine zose, imwe yari iri imbere indi iri inyuma. Hanyuma iy'inyuma yaje kugonga iyari iri imbere maze zita umuhanda, mu guta umuhanda rero ziza kugonga indi modoka yari irimo abantu barindwi, batanu bahita bapfa, abandi babiri barakomereka. Ngayo nguko rero iyo mpanuka nuko yagenze. So rero burya ngo n'ubundi atari ayawe ntagakurara ku mubiri, kandi mu by'ukuri twese tuba turi abagenzi, saha ni saha wagenda, buriya impanuka ntago iteguza. Rero nibyo byaje kuba no kuri uyu musore w'umutandiboyi, n'ikamyo yavaga i Karongi ijya mu mujyi wa Kigali. Rero yari yikoreye garaviye cyangwa se ya mabuye aba aseye amwe basasa mu muhanda, twatubuye duto dutoya. So rero ubwo yari yikoreye iyo garaviye, umutandiboyi yarari hejuru kuri garaviye. Urabona nyine hari ukuntu abatandiboyi bagenda harya inyuma, wenda bari mu bintu umushoferi atwaye. Rero kwa kundi aba yicayeho yarangaye, bitewe n'uko n'imodoka yari arimo yari ifite umuvuduko ukabije cyangwa se umuvuduko udasanzwe. Murabibona ukuntu biriya bimodoka bya howo, bya bimodoka binini cyane bitwara garaviye, murabizi ukuntu biba bigenda. Rero uyu mutandiboyi wayo yaje guhanuka ubwo yarari hejuru, yahubutseho hejuru, arangije yikubita hasi ahita ashiramo umwuka. Rero ni impanuka ubona ko yababaje abantu benshi cyane bageze ahantu ino mpanuka yabereye, kuko abenshi bari bagize ubwoba bitewe n'ukuntu uwo mutandiboyi yahubutse ku modoka akikubita hasi agahita amera. Ni ibintu bibabaje cyane. So rero iyo niyo mpanuka yindi yabereye hariya mu karere ka Kamonyi. Indi mpanuka rero ya gatatu nababwiye n'ubundi yabereye hano mu karere ka Kamonyi, naho impanuka yabereye n'ubundi muri Kamonyi ahazwi nko ku Kibuza. Yo nyine iyi mpanuka yo yaturutse ku ikamyo yagonganye na kwasiteri itwara abagenzi ya RFTC, abantu barindwi bose bahita bakomereka. Rero izo mpanuka nizo zakomeje kugenda zivugisha abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi ubona ko bababajwe n'izi mpanuka ziteye agahinda bitewe n'uburyo zabayemo, kuko urebye nko ku mafoto uburyo imodoka zagiye ziba, urabona ko imodoka zagiye zipondeka zikangirika cyane, ukavuga uti rwose ni ibintu bibabaje cyane. Rero bamwe bahageze izi mpanuka zikimara kuba, babwiye ibinyamakuru ko ari ibintu byari bibabaje cyane, kuko ubuzima bwabo bwari bwangiritse cyane, imibiri yabo rwose yari yangiritse bikomeye cyane. So rero bagendaga bavugana agahinda, abandi babona yuko bababaye cyane. So rero impanuka zikomeje kwiyongera cyane muri izi mpera z'umwaka. Ngira ngo n'ubundi mu minsi yashize nibwo mwagiye mwumva n'izindi mpanuka zigiye zitandukanye, cyane cyane kubera ko mu mpera z'umwaka abantu bakunze guhura n'impanuka. Sinzi impamvu bikunze kubaho, ariko gusa ayo niyo makuru yari ahari, niyo makuru yari ari kuvugwa mu karere ka Kamonyi, aho habaye impanuka zibabaje cyane, zikaba zahitanye ubuzima bw'abantu batandatu. Batanu bapfiriye mu mpanuka y'imodoka ndetse n'umutandiboyi wahubutse ku modoka, bakaba batandatu. Urumva yuko ari ibintu bibabaje cyane. So rero turakomeza tujye tubapudetinga no mu yandi makuru. Niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, urahita ubona niyo nzogera iri ku ruhande, nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.